Reka twongere kandi tubahe ikaze mwe mwese mudukurikira kuri Mega TV1 aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye, turabasuhuza tubifuriza ibihe byiza. Nanone kandi tubabwira yuko mwahisemo neza, mwahisemo gukurikira Mega TV1. Uyu ni umwanya w'ikiganiro aho tugiye kongera kubana n'umukozi w'Imana hatuganiriza byinshi bigiye bitandukanye ku bijanye n'idini ndetse n'itorero. Mujya mukunda kumva kenshi tugenda twumva ibintu bigiye bitandukanye, kumva umwe aravuze ati uko abangaba bagize gutya na gutya iri ni idini, kumva abandi bagira gutya uko ugize ati ibi ni imihango y'idini. Turaza kuza kumenya idini ni iki, itorero ni iki. Murakoze cyane, ndagira ngo ntangire umutumirwa muha ikaze, maze yegere yisange haze no kwibwira abadukurikira bwa mbere. Nanone mbibutse yuko kuri wowe dukurikiye bwa mbere, icyo ugomba gukora ca mbere ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikira umunsi ku wundi. Buri uko dushizeho ikiganiro ujye ubasha kubona notification, maze ubone uburyo ukurikira ikiganiro. Kaze rero umutumirwa wacu. Murakoze cyane. Ni amahoro mwazukanye? Ni amahoro rwose, turashima Yesu. Asante. Natangira rero mwibwira abadukurikira. Yego, ngira ngo tumaze kumenyerana cyane Cyane. kuri TV1, Mega TV1. Ntabwo turi abashyitsi, ariko nimba hari umushyitsi wenda waba ugiye gufatanya natwe bwa mbere, twakongera tukivuga nta kibazo. Amazina nitwa Musore Joseph, ndi umukozi w'Imana, ntabwo ndi umunyedini, ndi umukristo wizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wanjye. Ntuye hano muri Kenya, niho dusohokeye. Murakoze cyane. Harakoze cyane, ati ndi umukozi w'Imana, ndi umukristo, ati kandi ntabwo ndi umunyedini. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro tudatinze, utangire utubwira ubundi iyo tuvuze idini tukavuga itorero, idini ni iki, itorero ni iki? Idini ubushize twavuze kuko ari uruvange rw'ibintu bitatu. Ni uruvange rw'ijambo ry'Imana ritoya, rikeya, na politike nkeya itari nishi, n'imigenzo ya gipagani nayo mikeya. Apana imigenzo ya gipagani myinshi, apana ijambo ry'Imana ryinshi, apana politike nishi. Ni ukuvuga ngo bagenda bafata gatoya cyangwa se gakeya. Ariko ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze gusoma ijambo ry'Imana, twumve bukeya uko rivuga. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, makumyabiri n'umunani. Twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ariko tutarasoma muri Yesaya, nihanganira tumaze dusome muri Yakobo igice cyaho cya mbere no ku murongo 26 kugeza kuri 27. Dufite Bibiliya ngo dufashe gusoma? Ntabagendanye? Aravuga ngo umuntu niyibwira ko ari umunyedini ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. 27.
idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ndagira ngo hano hantu mpace umurongo buke havuga ngo idini nyakuri ni ugusura. Gusura n'irisura ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndagira ngo ni ikinyarwanda cyumvikana cyane kurenza. Hari abantu baza bitiranya kuvuga ngo idini nyakuri ngo ni irisura, ni irisura imfubyi n'abapfakazi, ariko ntabwo ari uko. Yavuze ngo ni ugusura, ni ugusura. Gusura rero ntabwo ari idini, ahubwo ni ibikorwa. Ni ukuvuga ngo Bibiliya nta dini yemera, ariko Bibiliya yemera ibikorwa. Ibikorwa byitwa idini, ibikorwa nibyo bigomba kwitwa idini. nibyo bigomba kwitwa idini. Nta dini nka organization ihari. Nta dini nka organization k'ishyirahamwe runaka ribaho. Imana ishimwe. Amen. Reka twongere dusome hano nimba tuhabona rero. Twumve muri mbabarira, hari igihe makumyabiri n'umunani no ku icumi, 28 no ku icumi muri Yesaya. Twumve ko bavuga 28 ku icumi bavuga ngo kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo, aha bikeya hariya bikeya. Ariko reka duhere ku icenda. Avuga ngo azigisha nde ubwenge, kandi uwo uzamenyesha ubutumwa ninde? Ni abavuye ku ibere bacyutse. Kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo, aha bikeya hariya bikeya. Ahubwo azavuganira n'ubu bwoko mu kanwa k'abanyamahanga b'urundi rurimi. Reka turekere aho ngaho, ahandi turavuga tutasoma. Topike yacu turagira ngo tuze kuyikomeza kuko twari twayitangije ubushize. Yagaragazaga hejuru idini, itandukaniro ry'idini n'itorero. Bibiliya ntiyemera idini nubwo amadini ahari. Ntiyemera idini, icyakora yemera itorero. Amadini yatangiyeho igihe cy'Abafarisayo, igihe cy'Abasadukayo, yahozeho, amadini yahozeho. Ndetse no kwera mu ngobyi ya Edeni, Adamu na Eva bamaze gucumura ku ijambo ry'Imana, Imana yabashyizeho ari itorero. Kandi iryo torero Imana ubwayo niyo yageze iza kubasura. Biravuga ngo mu mafu ya nimugoroba, buri mugoroba wose Imana yaga ngo yaze ikabasura, bakiri itorero, bakiri mu ijambo ry'Imana, ngo bagwe
bakoze ibyangwa n'Imana barema icyo bita idini. Idini ni iki baremye? Bagenda biremera ibicocero, bahunga ubwiza bw'Imana, biremera ibicocero, bagerageza kwifuka guhisha ubwambure bwabo. Kiriya kintu bari baremye cyo kwipfukira ni idini, ni idini. Kiriya nicyo bari baremye. Tugeze mu isezerano rishya rero, tutaragira nako mu isezerano rishya, mu isezerano rya kera hariho amadini yogera nko kuri 4 cyangwa arengaho. Idini ry'Abayuda, Abasadukayo, Abafarisayo n'abanditsi n'abandi amadini yari ahari atandukanye. Ariko ariya madini yose Yesu Kristo aje kuvuka hano ku isi, nta dini na rimwe yavukiyemo, nta n'idini na rimwe yabayemo. Arema abigishwa be, arabigisha, arabantrena, kandi abigishiriza kugira ngo igihe nikigera azareme itorero, azareme itorero ryiwe. Kuri Petero yamubwiye cyagiye abajije ngo ese abantu bazi ko ndinde hano hanze? Abigishwa batanga igisubizo uko umuntu yari abyumva. Hari abavuze ati bamwe bavuga nko kuri Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, abandi atoya banza bavuga nko kuri Eliya, abandi atoya ntibakumenya neza, ariko ibyo ari byo byose bakwita ngo umwe mu bahanuzi. Yesu arababaza ngo se none se mwebweho ubwanyu munyita nde? Bacecetse, Petero arahaguruka aravuga ngo twebwe tuzi kuri Kristo Yesu umwana w'Imana. Yesu aramubwira ngo Petero, ibi ntabwo ari inyama n'amaraso. Petero mwana wa Yona, ntabwo ari biva muri Yona na nyoko. Mu yandi magambo, ntabwo ari inyama n'amaraso bigushuriye ibi, ntabwo ari bivuye muri famiye, ibi si bivuye muri uko mu genealogy. Aravuga ngo ibi ni umwuka wera ubigushuriye, ni data ubigushuriye. Kugira ngo umenye ibi, ntibivuye mu bwenge bw'umuryango, ntibivuye mu kindi kintu, ahubwo ni data ubigushuriye. Hanyuma aramubwira ngo nanje wahoraga witwa Petero, nkwise, wahoraga witwa Simoni, nkwise Petero, izina ryawe ndarihinduye. Kandi aramubwira ngo Petero bisobanuye ngo ni urutare, kandi urutare bisobanuye Yesu Kristo, bisobanuye guhishurirwa. Aramubwira ngo kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Urumva deja yari atarubaka itorero, ariko byari bikiri muri gahunda, muri process, muri plan, kuko ari igihe azubaka itorero rye. Nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, ariko guhishurirwa ku ijambo ry'Imana. Itorero ry'Imana rero mu isezerano rya kera ryari ritaraboneka, nubwo ryabonekaga mu buryo bw'ibigereranyo, ariko itorero nyirizina ryavutse umunsi wa Pentecote, nyuma y'umwuka wera amaze kumanuka. Wa mwuka wera afashije Petero kumenya izina rya Yesu Kristo, kumenya Yesu Kristo uwo ari we. Noneho rero umwuka wera amaze kongera kumanuka, niyo wongeye gutangira itorero, afungura itorero, ahishurira abigishwa ijambo ry'Imana binyuranye n'iby'ubwenge. Baragenda, itorero rirakura, rimaze gukura ikora imirimo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bakoraga byose babikoraga mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Urumva? Noneho bageze icyo gihe, barwanwa n'amadini. Amadini yishe Yesu kubera kubura guhishurirwa, bakita Yesu atari we, baramwanga, bamwangisha n'abantu, bamuvuga nabi uko atarameze. Bahageze igihe cyo kumwica.
ndetse kubera uburakari bwinshi cyane bagera igihe bavuze baravuga ngo turamwica kandi amaraso yiwe azatubarweho twebwe ubwacu n'abana bacu. Baramwica bisha Yesu. Noneho Yesu umwuka wera amaze kuza rero batangira kubwiriza abantu bakoresha izina rya Yesu Kristo, kubatiza abantu mu izina rya Yesu Kristo, kubwiriza abantu kugira ngo babarirwe ibyaha byabo kandi babatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Abakolosaye Pawulo yaranditse aravuga ngo icyo muzavuga cyose n'icyo muzakora cyose muze mubikorera mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Barabikora, imbaraga z'Imana ziragaragara. Wa mwuka wera weshuriye Petero uragaragara kuva cyagiye amenya Yesu Kristo ari we. Wa wundi wabishuriye umunsi wa Pentekote aragaragara. Imirimo n'ibitangaza birakoreka. Imbaraga z'Imana ziteye ubwoba ziragaragara mu itorero. Amadini yayandi yishe Yesu yongera kwihuriza hamwe. Yihuriza hamwe bashakisha ukuntu bozimya uriya muriro wawuze ugenda ukomeza gukora imirimo itangaje mu izina rya Yesu Kristo. Baravuga ngo nta handi icyo twakora kugira ngo izi mbaraga tuzicecekeshe nuko ducecekeshe rino zina rya Yesu Kristo. Yego. Ngira ngo uri wese arabizi kuko intumwa za Yesu Kristo zizazize kuko zibye umuntu, kuko zakoze icyaha icyo ari cyo cyose, ariko zazize kuko zakoze yamya abantu mu izina rya Yesu Kristo. Niki cyabaye rero? Nyuma yaho barafata barabapfuta, barabafunga, babagirira nabi, babona ntiyabishoboka, barabafata imyanzuro yo kubica, kandi barababwira ati twafashe imyanzuro yo kubicaga niba mutayimenye kubera izina rya Yesu Kristo, mureke mugarukire aho ngaho. Ariko abigishwa baravuga ngo ibi turadukora si twe tubyikoresha n'imbaraga z'umwuka wera, kandi rero titwareka guhamya Yesu mwenyine namwe nimuhite muraba hagati y'Imana namwe abantu ngo mukomeye muri abanyacubahiro, twumvire nde tureke nde. Kugira ngo aya magambo yazi muzakubwira ntuma Petero abwira abakuru b'amadini. Bobonye ko bidashoboka rero, nyuma yo kubita cyane, kubakomeretsa, nyuma yo kubafunga no kubashyira muri gereza nabi cyane, bagera igihe barabica. Kandi baravuga ati Petero niwe nyirabayazana, niwe promotere, iwe mu mubambe. N'abandi bose bapfuye impfu zibabaje cyane kubera izina rya Yesu Kristo. Petero aravuga ati kumbamba gusa, si rwose nimba mumbamba nzira izina rya Yesu Kristo ntacyo bitwaye, mbisabire kugira ngo mumbambe mwicuritse. Habeho itandukaniro hagati yo kubambwa kwa Yesu Kristo umwami wacu no kubambwa kwanjye. Abantu baravuga ati rwose ahubwo kubambwa gucuritse ngira ngo nibyo bibabaze cyane, nibyo bifite ubukana kurenza. Baramubamba n'abagenzi barabica, bamwe barababaga aho baga inyamaswa, abandi babikisha amabuye, kuko byose muzi impfu za Yesu Kristo, z'intumwa za Yesu Kristo ukuntu zagenda zimera. Imfane cyangwa se impamvu yo gupfa kwabo ni iyihe? Yari impamvu y'izina rya Yesu Kristo. Biragenda birakomeza, umuriro urakomeza, kuko aramaze kwizera abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Ariko uko bako bizera benshi niko bagaragazaga kubica ntibishoboka. Nyuma yaho niko byagenze. Hagera igihe narabivuze ubushize, bakora urwunge rw'amadini, bakora icyo bise inama nkuru yihuza amatorero yose iyo bise ngo ni Keya, Concile de Nice, yari ihagarariwe n'umwami Constantin mu mwaka wa 325 i Roma, aho bita Nikeya. Abanyamadini bose uko bakabaye baraterana n'abitorero, intumwa za Yesu Kristo nabo baraza baraterana. Umwami niwe uhagarariye iyo nama, aravuga ati impfu zakomeje kuba nyinshi hagati y'abayoboke bizera Imana, kandi nk'abami titwoma kurebera abantu bashira ngo bikunde. Turagira ngo muganire, mutubwire agapfane kanyu, niturangiza murebere hamwe icyo mwakora kugira ngo mwongere mwiyuke. Impamvu yaje kugaragara nsi yindi
basanze ari izina rya Yesu Kristo rigenda rikomeza kogezwa. Avuga ati Yesu twaramwishe, tumuziye ibyo twamujijije, none bana bigishwa biwe badukanye izina ryo ko ragenda bamwogeza kurenza uko yari yogeye yagihari, nta kindi dukeneye, bareke gukurikiza izina rya Yesu Kristo. Abigishwa ba Yesu Kristo nabo bati kitakindi gupfa aho na Yesu mwaramwishe umwami wacu, n'abakuru bacu batubanjije mu gakiza mwarabishe, ariko niba muhisemo kutwica nta mpamvu pfa kuba mutwica mutuziza Yesu Kristo. Ariko umwami aravuga ati oya, hamaze gupfa abantu benshi cyane, ico gihe za miliyoni z'abazana. Avuga ati reka turebere hamwe icyakorwa. Ese nta rindi zina ryokoreshwa uretse izina rya Yesu Kristo? Mwese mwiyumvamo Imana ngira amazina menshi, nta rindi zina mwohitamo iri rya Yesu mukarireka? Abanyamadini bavuga ngo rirahari izina ry'ubutatu butagatifu, izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, kandi uyu Yesu wenyine yararivuze, kibari mu kurikoresha ariko yararivuze. None gatwebwe niba muhisemo gukoresha izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amahoro araba rwose, turabahiza amahoro. Umwami nimuharebe turebe nimba abantu bahari muri Bibiliya, basanga muri Matayo 28:19. Nuko rero mugane mvuga ubutumwa bwiza, uwizeye akabatizwa azakizwa, kandi wizeye azabatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Navuze ubushize kuko Bibiliya yose ni imigani Yesu yari yababwirije, ariko ashaka kubasobanurira kuko iwe yaje mu izina rya Se. Niko yavuga kenshi, aravuga ngo naje mu izina rya Data murananga, ariko uwundi we naza mu izina rya Data muzamwemera. Uwo iyo avuga ngo mu izina rya Data ni izina rya Yesu Kristo. Iyo usomye muri Yesaya 9:6, ukuntu Yesaya yahanuye Yesu Kristo, yamuhanuye nk'umwana w'uruhinja uvutse, ariko avuga ahishurwa n'amazina yiwe, zitwa Imana ikomeye, umujyanama, Data wa twese uhoraho. Niko byumva. Ariko Yesu aje kuvuka, yari yarahanuwe n'ababyeyi babwiwe izina rye kuko navuka azamwita Yesu. Niryo zina rikomeye Imana yazamuye mu mazina yose y'Imana kugira ngo abantu bakirizwemo. Pawulo yavuga mu Bakolosayi 3:17, avuga ngo icyo muzavuga cyose n'icyo muzakora cyose muze mubikorera mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ariko byumva. Noneho rero idini muri iyo nama ya Nikeya banzura ko izina rya Yesu bariretse, ariko bagiye kuzamura izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bufite source zibiri. Hariho source y'ubutumwa bwiza yavuye Yerusalemu, Musa Pentecote. Hakaba n'ubutumwa bwiza bwavuye i Roma muri Nikeya, aribwo butumwa bwazanye umubatizo mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Kandi buno butumwa bwiza bw'izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera bugendeye mu cyo bita abatriniteria, ni abantu bemera kuko Imana ari zitatu. Bakavuga ngo izina rya Data ni Imana irahari ukwayo, iri zina ry'Umwana ni Imana irahari, ni Yesu Kristo ni Imana, iri zina ry'Umwuka Wera arahari, ni izina rigendana na confusion y'ubusobanuro bw'Imana zitatu. Nuko rero ubutumwa bwiza butangira Yerusalemu ni ubwatangizanye mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubwo nibwo Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza buzahera Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Ariko ubutumwa bwiza bw'izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera bwakozwe mu bwumvikane bwo gushakisha ukuntu haboneka amahoro mu buriganya bukomeye, hanyuma basibangatanya ukuri kw'ijambo ry'Imana, bazanamo ikinyoma bagendeye ku kintu cyasobanuwe kikumvikana, ariko bongera kandi gusubiraho bakisubizaho urujijo rwo gusa naho iki kintu kigomba gukomeza gukora.
ngiryo idini rero. Icyo gihe itorero ryahise ryinjira mu kabuti, ryahise ryinjira mu mwijima, umwijima uteye ubwoba. Bakomeje kuririmba ariko bidafite Imana, bakomeje gusenga ariko bidafite Imana, bakomeje imihango y'ikanisa ariko bidafite Imana. Hari igihe Imana izisohoka mu itorero, abantu bagasigarana imihango, bagasigarana kuririmba, bagasigarana kubwiriza, bagasigarana gusenga, ko imihango Imana itarimo. Wambaza ngo ese ibyo birashoboka? Birashoboka. Igihe mu isezerano rya kera Imana yari irahaye abatambyi itegeko kuza bajana isanduku y'isezerano, ryajanwaga n'abagabo bane, abatambyi bane, babiri imbere na babiri inyuma, bakagikorera nk'uwikoreye igipoyo, bakagikorera ku bitugu, kwa kujya k'umuntu wikoreye igipoyo. Uko bagendaga kose iryo sanduku yari iri ku bitugu byabo. Ngo buce abantu bazana ubwenge binjije mu ijambo ry'Imana, nk'ubwo buriganya nshatse kuvuga. Babwira umwami Dawudi, aramubwira ngo abantu barapfuye, uko abantu bafite imvune idafite ukuntu ubu, ku bitugu hatubutse imibavu, nta kuntu wubwira ngo nk'umwami inisiyative yotuma worohereza abantu. Avuga ati none tugakora iki? Avuga ati reka tureme amagare, nitumara kurema amagare, iyi sanduku yahoraga igenda ku bitugu by'abatambyi, tuyishire ku magare, amagare azagenda yijyana, abatambyi bayegera. Umwami ngo yumve n'igitekerezo cyiza, nimba icyangombwa ari ukura ngo muruhuke kandi isanduku zikomeza kujana, ati rwose nyine nta kibazo kirimo. Bagenda barema amagare mashya n'amapine mashya, baterekaho isanduku. Ngo bamare kuyiterekaho bararirimba, abatambyi begereye ya sanduku. Uko bagendaga muri orudeni bari barahawe n'Imana yo kugenda, baragenda bararirimba, baratamba, baracuranga, bararirimba, bariterera, bavuga ati tubona. Naho kera kuko ijambo ry'Imana bari barashyize mu mwanya utari waryo, Imana iba yabasize. Bararirimba. Hari igihe muririmba mukagira ngo mwashaka kumenya Imana naho mutari mu Mana. Hari igihe mwotamba mukagira ngo mwashaka kumutambira Imana naho kumwe kumwe n'Imana. Kandi iyo mwakoraga, kumwe mwaririmbaga, kumwe mwatega amaboko, kumwe mwatanga haleluya, kumwe mwirukanga, na Imana itakirimo. Imana iba mu ijambo ryayo. Rero baragenda, icyagaragaje kuko Imana itarimo, ya magare, amafarashi yaratwaye amagare arasikira. Ngo asikire, igare rirahengama, ngo rihengame, isanduku isa n'igiye kugwa hasi. Naho kumbe n'icyo Imana yarigiye kubereka ko uzi barimo, Imana ntibirimo. Uwitwa Huzi arirukanka aja kuramira isanduku ngo ritaja kugwa hasi, barareka riraguye. Isanduku ry'Imana ririmo manu, ririmo n'inkoni ya Mose, ya Aroni yarabije, ririmo kasa ya kindogo, ubuhamya byose bagendaga, ririmo n'ibisate biri z'amabuye Imana yahaye Mose. Ati we biriya byo hasi, yama yirukanka, arirukanka n'umutima wose mwiza uzi, aja kuramira isanduku ngo itikubita hasi. Ngo aje kuriramira, naho kumbe kararamira ikintu Imana yamaze kurakara keretarimo. Imana iramukubita agwa hasi. Ngagwe hasi abarapfuye. Ngo baje kumukora mu kanwa, asanga Uzi yagiye kera tawari, ataravuze n'ijambo atireze. Kwenye madini kwenda kuvuga ko yapfuye atireze. N'ubwo yavuze, ni mutubire ukundi yavuze. Taraja kure siko muza mubigenza cyane, mutarakubwira ngo yavuze ngo mwomenya ngo umuntu yagiye mu ijuru, bazama haba gushidikanya katse kuyangana, ariko umuntu yapfuye abumdaka. Baba bagurutse yo utuniko bigenza ati ngo bareba ati Imana yarakaye. Imana yarakaye iratumara twese nta muntu usigaye. Dawudi ngo amubwire ko imeze ati niko imeze ati tire Imana ubwo imeze gutyo, ni mureba ahantu abantu twosiga isanduka, mureba ahantu hano hafa
kandi umuntu wopfa ntiyagira igihungabanya. Bati murebe umuntu w'umukene w'umutindi waba uri hano hafi, tumwigekeho iki gitangaza cy'isanduku kitaja kumara abana b'umwami, kitaja kugera mu ngoro y'umwami kigasibiza. Havuga ati hano hari umugabo witwa Adoni nani witwa Obedidom. Twimushira bo nta kibazo, n'umukene ni wa wundi nubwo yopfa ntiyobuza activite gukorwa, mugende mushireho. Barayifata gahoro gahoro no kwa Obedidom, ngo washikati Obedidom isanduku ryatombotse ko riramara abantu. None Imana umwami avuze ngo tuyikuzanire inkumi hano. Obedidom ati shaka kunyica iko abatindi no kwakene no kuniko twabaye mutinye ko abana banyu bapfa ngo bashize abagore, mubonye ko jewe Obedidom n'abanje bana n'umugore tukatugomba kupfura igashira ati kuko cyari teko y'Imana y'umwami nako abakora mu Rwanda, abanyarwanda bavuga ngo umwami ngo azayica so ngo yamara agacuranya kandi ari wishe so kitakundika mupanga suragira impaka n'umugozi tizakunda bashiragamo aho ngaho. Iwe yamavuga ngo niko karabaye, amagara umugore n'abana ati muze dutunganye ibyacu igihe cyo icyacu kirabaye, ejo ntawuzoramukaho twese. Yana nije igatsinda uzi baza nyanka banje bana n'umugore kandi byakomeye. Yamatangira agira ubwoba arahinda umushitsi, ngira ngo bagaza birega buri mugoroba na buri gitondo ngo bucye basanga ngo aza kuzuka mu bana kareba ko bana bakiriye basha mu cyahari ati ba mama mwavyutse ati turavyutse papa mwazo sare kumukiti twiri kirabango iyamara amezi 3 gusa, ariko bafite ubwoba bwinshi. Icyo kintu cyo kugira ubwoba kubera ijambo ry'Imana, icyo kintu cyo guhinda umushitsi kubera ijambo ry'Imana, Imana ngo irebera bata voilà icyo nari nabuze nico. Ijambo ry'Imana navuze ngo zeje kubatanze hano kubitugu bisobanuye ngo naha ku mutima bitugu ni hejuru y'umutima. Ndiko byumva none muri muzanya amayeri yanyu murishize ku magare, none ngo rigeze ko Obedidom akaboneka umutima indi mitima yayindi bushyitse kubera isanduku y'isezerano. Ijambo ryasubiyeho rigomba kuba riri na mahoro n'umuhumure na mahoro na habaho umugisha uteye ubwoba. Iravuga ngo nyuma y'amezi 3 yonyine gusa Imana yari muhindurira amateka y'ubukene, icyo yari yamujije bwari ubukene, yari muhindurira amateka amaze kuba parmi y'abamiliyoneri, amaze kuba hamwe mu bantu b'abakire cyane muri Israel. Aragenda abwira umwami atese amakuru yaza ati Obedidom yapfuye nawe yarakize abana n'umugore nibazima uri mukaba birirwa barafite umushoboshwa umwami ati sagenze gute turabizi, arimo kugera baririmba basenga bihana ubwoba bwarabaye ariko Imana irageze. Dawudi yavuga ati ngo imeze bityo rero ati Imana ubu burakari bwarashize, tiri mugende muyigarure kuri Imana burakari bwarangiye, wowe butanye yuzi nyina nukuvuga ngo Imana yababariye. Baragenda barayizana, ariko ngo bayigarure noneho bayigarura abatanze bari bayikorera. yego Uriko no abatanze bari bayizana ku bitugu hari igomba kubiri. Dawudi yavuze ngo nabika ijambo ryawe Mana umutima waje kugira ngo ntazagucumura. Ubikira ijambo ry'Imana ku magare, ubikira ijambo ry'Imana mu gisirimu. Singiye gutinda mu kuri wa Obedidom na Dawudi, ariko icyo nashatse kuvuga ni ukuntu ijambo ry'Imana iyo rivuye mu mwanya waryo musigarana amaseremoni, musigarana imigenzo, musigarana indirimbo, musigarana buri kimwe cyose, ariko Imana yamaze kuvamo yabasize. Rero Imana yavuye mu madini ariko basigarana indirimbo,
basigarana imigenzo isa n'ijambo ry'Imana, isa naho Imana ikirimo ariko Imana ntibamo. Ikikureka ko itarimo ni amatoke y'ibyo tubonamo impfu zitangaje mu buryo bw'umwuka rero. Sinzi. Urakoze cyane, wasobanura ijambo ry'Imana mu buryo bwiza kandi bwimbitse. Gusa itandukaniro ry'idini n'itorero, ese kuri twebwe abariho kuri iyi si dushobora kureba tugatandukanya idini n'itorero, cyangwa ibyo bitandukanywa na nyir'itorero ariyo Mana? Urakoze cyane, ikibazo cyiza. Reka nihute, nari ngarutse nafatikanyije ibintu byinshi bituma isa n'ugarutse mu gusobanura, ntinda mu busobanuro ariko sinashoreye ijambo narifite. Noneho itorero rihawe uburenganzira bwo gusenga uko risenga, byo gukora imihango rikora, kubatiza, kubwiriza n'ibindi byose, ariko babuzwa gukoresha mu izina rya Yesu Kristo. Baravuga ngo ibyo mukora byose mukore mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ariko tubaye uburenganzira, freedom. Itorero ryose rihabwa uburenganzira bwo kubaho, droit de religion. Nuko bajya itorero rya bene Data intumwa zigenda zahawe uburenganzira bwo kuririmba no gusenga no gukora amateraniro, ariko gusa bakirinda gukorera mu izina rya Yesu Kristo. Abanyamadini ngo bumve izina rya Yesu ryashyizeho bati buriya ntibazi icyo twakoze. Ubwo tubakuye mu izina rya Yesu ubareke, bariterera kabiri gatatu, kandi ejo usanga bahose. Kuko moteri yatumaga umuriro waka, moteri yatumaga imbaraga z'Imana zigaragara muri bo, ryari izina rya Yesu. None ubwo twakubise igipirati, izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, igipirati kitari izina. Wihorere, bagende baririmba, bagende baterane, bagende basenge, bagende bashingire, bagende bakore ibyo bakora byose, ariko amaherezo yabyo ni ugota. Kuko ikindi dushizemo isumo. Niho umugani Yesu yaciye hariya muri Matayo, aravuga ngo hariho umwami wari ufite abakozi, arababwira ngo bagende bahinga umurima, barawuhinga, barawutunganya rwose. Ngo bamare kuwutunganya, bateramo ingano mu murima. Barangije gutera ingano, ngo bararyama, mu ijoro bararyama. Kuryama ni ugusinzira, gusinzira ni urupfu, barapfa. Hanyuma ngo bukeye baje mu murima kujya kureba umurima uko ingano, gusuzuma umurima uko bimeze, basanga ingano zameze ariko hamezemo n'urukungu. Baraza ngo babwira sebuja, aramubwira ati se mwana, mu murima ntiwaduhaye imbuto z'ingano ngo tugende dutere? Ati nizo nabahaye. Twageze umurima twahumiwe. Twese mwahumijwe n'iki? Twasanze aho twagejeje ingano dutera ni naho hageze n'urukungu rumera. None twibajije ngo urukungu ninde waruteye? Ivre. Babaza umwami ati se twemerega tugende turandura ibintu byakomeye kuko hameze ibyo tutateye. Umwami arababwira ngo oya, mutajya kurandura mukarandura n'amasaka, ni mu byihoreye bikurane, igihe cy'isarura nikiba nzobereka ukuntu tuzobikora. Muzamanza mugende murandura amasaka, urukungu igihe cyo gusarura. Nimurangiza muyahambire, muza muyahambira imiba, amafungo. Nimara guhambira amafungo, murutwike. Nimara kurutwika, mufate ingano, muyikusanye, muyishyire mu kigega. Ruriya rukungu ni amadini yari yinjijwe mu ijambo ry'Imana, kandi yinjije mu ijambo ry'Imana igihe cya Concile de Nicée, aho bazanye ibitari ijambo ry'Imana babisuka mu ijambo ry'Imana, ngo birangize zose biramerana, hameraho imbuto zibiri zitandukanye. Habaho itorero ry'intumwa, ariko naryo ryatwa izina rya Yesu Kristo, binjije mu isumu y'idini. Habaho n'amadini. Nicyo gihe rero idini rya Gatolika rimaze kubona kuko bigenze gutyo, bahita bakora icyo bita hypocrisie. Baravuga ngo uhereye none natwe tubaye abakristo. Cyodana leta n'abakristo n'abakristo.
Yesu ntibamwita Yesu ngo natwe twemeye Yesu. Mwemeye nde? Mwemeye Yesu n'uburyarya bw'inani? Ntabwo twemeye Yesu. Baremera rero ngo barangize ngo bagera kuri rya zina ryawe ry'ikinyoma, siko kurikunda birarenga. Yaje kumwitaba akamubwira ngo kwa jina la Baba na la Mwana, akaba aratelefone. Ndagira ngo nakayoga bazaja kukakora bakanza bakakora ku jina la Baba na la Mwana na la Roho, bakamu aho banyira baba bati ubwo bigenze gutya rero twebwe titukiri gikomeje kuba Gatolika bagapagani. Kuko Gatolika yabayeho Gatolika y'igipagani, iva mu gipagani iba Gatolika ya gikristo, ariko gikristo kinyuranije n'ijambo ry'Imana. Bahita bazana mu migenzo ya gipagani. Niyo narivuze ngo idini ni urwunge rw'ibintu bitatu: imigenzo ya gipagani, ijambo ry'Imana bikeya, n'imigenzo mikeya gantibe myinshi cyane. Ukiri aho noneho frere na politike ke bo nagiye ntanga umwanya wo kugira ngo usobanure, kandi n'iminota hano ndabona igeze kure. Birasa nkaho wowe cyane washimangiye ko idini ari iri ryemera Yesu Kristo Imana n'umwana. Akenshi iyo umuntu ababajije byo kuganira usanga bakwereka ko babyemera nk'Imana imwe, ariko mu kubikoresha n'ubundi babikoresha muri uwo mubatizo bavuga ati mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka we. Ubushize hari uburyo twarimo tuganira turavuga ati kuzigira zitatu ni igihe uvuga ngo izina ry'Imana Data, izina ry'Umwana, izina ry'Umwuka we. Ariko uvuze izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, kusanga n'ubundi akenshi harimo n'indirimbo habe no muri Gatolika usanga baririmba Imana imwe, ukumva birasa nkaho nabo bizeye imwe muri ubwo butatu. Umuntu wese utsimbatara ku izina rya Data n'Umwuka wera agatsimbatara ku butatu butagatifu n'Imana bitatu. None kubera ko wowe ushaka kubemeza ko bemera Imana zitatu kandi kuri bo banyiri bwite bayemera nk'Imana imwe, kizaba ari mwebwe gusa nyine mu bibitirira, ariko atari ko kuri mwene da ndi wo twika inzu ngo numara banguze ntiyahiye kandi umunsi wayo ugaragaza ndi wo twika inzu ngo isi umunsi. Bego nyumva n'ubu bavuga ngo ngo twebwe twizeye Imana imwe, tubirebera mu matendo yabo ibyo bakora. Ubushize nakubwira ngo teoloji uzugande n'umuteoloji muhamagara uzamutumira hano kuri Mega TV 1, mutumire nawe keneye kuzamumva nanje nicaye nicaye tegere nyabura ndapurarize uzomutumira, kandi Imana ufite no kubwira wo utumire uzo gusobanurira neza kumva. Baza basobanura ubutatu butagatifu mucyo bita triangle. Triangle ni binyempande zitatu, bakavuga ngo ino mpande ya mbere ino sayidi ya mbere ni urugero rwa Data, ino ya kabiri ni urugero rw'Umwana, ino ya gatatu ni urugero rw'Umwuka wera. Niko nyumva barangiza bakavuga ngo izi nibi urana ngo ni impande zitatu ariko zihurijwe hamwe, ntabwo ari impande zimwe, n'amahanga atatu bahurije hamwe. Bakavuga ngo uko niko n'ubutatu butagatifu bw'Imana bwaho. Aho baje kubisobanura Imana na Data n'Umwana bakabitandukanye, zikaba ari Imana ziri separated n'Imana ziri separate zitandukanye. Imana ukwayo, Umwuka wera ukwayo, Umwana ukwayo, bakabitandukanye. Igihe bitandukanije nicyo bita ubutatu butagatifu, ariko barangiza kuko bazi ko bivuga ngo ntugasanye ikindi kigo Imana cyane cyose uretse njye nyine, bakiruka toya twimeye Imana imwe ariko mu butatu kuziganya no kuyuza amarari, ariko n'Imana zitatu bimwe. Bo reka tukomeze noneho tugende tugana ku musozo w'ikiganiro, wenda tuzagenda dukora amapata atandukanye kuri iyi ngingo ivuga idini ndetse n'itorero. Hari aho wageze uravuga uti Yesu aravuga ati itorero ryanje nzaryubaka ku rutare.
hanyuma hano tubona amatorero akora, hari bamwe bashobora kwita ababo ko ari abanyedini, hari n'abashobora kwiyita idini, wenda biva mu gusobanukirwa cyangwa se mu bisobanuro runaka baba bagiye babiha. Wowe aya matorero yandi yose atari ay'abafurere yose uyita idini cyangwa harimo abanyadini harimo n'abandi batari abanyadini? iri somo ni rirerire kandi iyo mu yandi magambo ababatiza bose mu izina ry'Imana y'Umwana n'Umwuka Wera bose mu bita abanyedini. Voilà. Ni ukuvuga ngo idini rya mbere ryatangiye ni idini rya Gatolika, bamaze kuriganya ijambo ry'Imana bagakora mu izina rya Yesu Kristo, bakaza n'izina rya Data n'Umwuka Wera, bakazanamo na conception de Dieu ivuga kuko ari ubutatu butakatifu bw'Imana, bisobanuye n'Imana zitatu zikorera hamwe. Abagatolika bahoraga basenga ibigirwamana, icyahoze ari Catholique païenne cyahise kiba converti kiba Catholique chrétienne. Uri kubyumva? Yitwa ngo ibaye abakristo, turizera Yezu. Barangize point ya Yezu yo ni ururimi, ariko ugiye mu ndimi n'ubundi nyazo yeka nta kibazo gihari. Noneho birangije ino topic ni ndende, iza nitindaho nkabona umwanya ubanye mutoya, kandi ndeba ndende bikaza kugucalenginga kuyiteresharisha, bisaba kuko dugira amaparti atandukanye, part 1 part 2, ariko nihuse wenda Gatolika imaze kwinjira mu itorero, uri kunyumva, yahise idomina n'imihango, kandi yari isanzwe isenga ibishushanyo bigirwamana, iraza ibizana mu itorero. Uzambaza ikindi gihe kubera gutinya umwanya wenda na size ya video, imigenzo bazanye n'igihe ya gipagani nzaye kubwira. Politiki bazana mu politiki, ubu nyine ku rwego rw'isi politiki yose ihari itarimo uruhare rukomeye rwa papa, iyo politiki ntiriho. Ese politiki mu itorero nubwo ari mu wenda urashaka kuza kumbwira ko ari mu isezerano rya kera, iyo ba Nehemiya babaga barimo bubaka inkike z'iwabo zasenyutse n'ibiki, hari aho usanga barakoreshaga intwaro, buriya ntibari mu murongo wa politiki? Wabivuze neza kandi urabisubiza. Mu isezerano rya kera, ryari isezerano rya kera, ryari igicucu cyasuraga ibizaza mu isezerano rishya. Barwanaga intambara iri physical, twebwe turwana intambara iri spiritual, intambara mu mwuka. Ibo barwanaga intambara ifatika. Icyo ni kimwe. Ufashe isezerano rya kera, ibyakorwa mu isezerano rya kera ngo nako turabikora ngo n'abandi barabikoraga, uhita ufata igicucu n'ikizima ukakivanga kibyakunda. Politiki si ukurwana, politiki si ukurwana gusa ngo abantu bajya kurwana politiki. Politiki ni iki? Politiki ni ukubaka icyo bita hierarchie. Biko yumva? Hierarchie y'ubutegetsi, ingazi, kuva ku rwego rwo hasi ukazamuka 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 ukaruha neza, ukinjira muri kanisa mama, hajya mwaturutse. Kuko iki cyose kiza kigenda baba nk'amazi azakongera ko ntazi bagirwa bambe, akagenda finally umutwe ugaseruka yaho ivuye ayikomoka. Ni ukuvuga ngo gute rero uko itorero ryubatse, reka tuzamare kureba dusobanurire uko itorero ryatangiye n'idini uko ryatangiye, niturangiza basobanurire inyugu nyine itandukaniro ry'itorero structure, cyangwa se structurement, cyangwa se mu buryo bw'inzego z'ekanisa, rigaragaza ese idini rigira inzego zimeze ziti, itorero rigira inzego zimeze ziti. Ni uruhe rwego wajemo ukabutambutsa urwego rw'itorero ukaja mu rwego rw'idini? Uri kubyumva? Ibyo ni très vaste cyane, ni ikintu kinini cyane gitusobanura uburebure, tugusobanura ubunyine ngo birangize, ariko ishaka ko noneho uzampereza nushaka kuzagira amaparti cyangwa atatu, ino topic tuyirangize tuyikureho tuyirangije. Rero idini rya Gatolika nibyo bita kanisa mama.
andi madini yose ashamikiyeho Mm. yazanye mu buyobe bukomeye, azanamo ibintu byose bidashoboka by'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritoya hano twasohoye muri Yesaya ritoya hano, na politike nkeya aha, n'imigenzo ya gipagani mikeya aha, nayo ikarema imico bita ubutatu butagatifu. Nako si ubutatu butagatifu, ni ubutatu bw'ikidini. Uriko numva? Nituvuga idini tukavuga politike, nturebe kurasa, turebe gufata imbunda ngo ni politike. Politike zo kurasa. Politike mw'itorero rihari ihera ku nzego zubakitse z'itorero, ico bita kubaka systeme. Uriko numva? Kuvuga ngo iki kintu iki twamaze kugishiraho nuko niko kimeze, ntituhinduka. Ivyo vyirago nkaruko nuko n'ijambo ry'Imana ryazajya asanga ati none ko binyuranye na systeme twubatse. Wareba kuvuga ngo ushaganye ijambo, ufata ijambo ry'Imana ushaganye izizego zubakitse, ukabona niko gusenya stage ya gorofa 10 n'ibindi. Uriko yumva? Niyo dini rero. Nyuma yaho reka nsoze nihuse, haza gucomokamo witwa Luther. Martin Luther arasohoka yari umukardiyake mu Katolika. Asohokanamo avuga ati ndore ubuyobe n'ubu. Ngamara gusohoka arema itorero ryitwa itorero ry'abaluteriye rivuye mu Gatolika, babitaho n'abakanamana abaporo. Ngo bucya arapfa, amaze gupfa haza uwo bita Wesley. Ariko Martin Luther yazanye ijambo risobanura ngo iwe yari afite ubutumwa bwa ngo abantu bazakizwa no kwizera, ibindi vy'imigenzo ya Gatolika mubireke, mwebwe mwizera ijambo ry'Imana. Yego. Ico gihe ibintu zose icyakoraga yari amafaranga ico gihe. Kandi nk'uyu munsi wa none kandi uzana mbongo, uzana nyoso, ubu nyine ufite ifaranga nuko kuki umuntu ifaranga. Ico gihe mw'itorero rya Gatolika wakoraga ibyaha byose bishoboka, ukapfa kufite amafaranga y'ibiguzi y'ibyo bintu wakoze, nta kibazo kirimo. N'uwapfuye atazi Imana batangaga amafaranga bakaja kumugobotora hangatiriwe iriya kuzimu, bakamwinura, padiri akaja kumwinura akamujyana mu ijuru, ariko mu buyobe bukomeye. Nakubyumva? Martin Luther abasobanurira kuko mwenye haki wangu ataishi kwa imani, mureke mve muri ubwo buyobe. Abantu barasohoka bava muri Gatolika ngo basohoka bita abaporo. Niyo ntangire y'abaporo yazanywe na Martin Luther. Ngo amare gupfa idini yose akade bidini, Imana yagurutse wita John Wesley. John Wesley niwe wa Methodist baheraho, azana icyo bita utakaso mw'itorero, n'inyigisho za utakaso mw'itorero. Nawe n'umuntu buke yarapfa, aho ashamikiye ba Methodiste libre, Methodiste ini abanglikane n'abaki amadini menshi agenda asumira nk'imitwe aho ngaho ikeneye. Ngo buce amaze gupfa haza icyo bita Revival Pentecostiste, Revival Ministries. Izi ziriho dano revival bagira za revival ngo zirangize zirapfa zirafifi. Haro n'ubisaba ngo byatangiye no umuriro ngo birangira no muzi. Uriko birapfa. Igiye cyanyuma Imana itwareza umuhanuzi. Umuhanuzi ni isho ry'Imana rigareranywa n'ikizu. Ikizu ni inyoni nini yitwa ibasha twayitaho ni kagoma. The long igenda kure cyane, niko igenda ibona haze cyane. N'umuhanuzi urangiza kure cyane, akarangiza kure cyane ahereye kure. Atuzanira ijambo ry'Imana aho ryapfiriye n'umuti waho. Uri kubyumva? Baravuga ngo aho kicinjire niba ikorera hajya niho hanika. Ni ukuvuga ngo gukosora ikintu ni harya cyapfiriye, ntiwakosora idini ngo rikunde, ariko n'ugusubira ugasubira mu ntangire kanisa ryatangira itorero kugira ngo wongere usubire mu bushake bw'ijambo ry'Imana. Ubushize twabonye kuko amadini yose bitangwa n'amadini y'abaprotestant bakagira n'icyo bita ministere ya revival ministries. Byose
byose ni amadini, kuko akora icyo itorero nyina akora. uri kumva? uzanarebe gatoya abe n'imyambarire yabo, uzayirebe uwo bita ngo ni representa w'idini runaka, uzarebe imyambarire yiwe. basigaye bagira ntumenye mu gaturika ntumenye n'utari mu gaturika. badodesheje ingofero igiye gusa n'iya papa, sizi kuko nawe wenda warayibonye ku ba bishop cyane 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 aba bishop. ni inkoni ihengamye, inkoni ihengamye. rimwe na rimwe bakaza kubisanisha n'iz'abatambyi, ubundi bigasa n'ibya kanisa mama. aho imigenzo, hari icyo bita ubu nyine urwunge rw'amadini, icyo bita ecumenisme, icyo bita oh my god, nivyo rero. ariko itorero si idini. itorero rifatira ku ijambo ry'Imana, icyo birivuga ni point intérêt. icyongeyeho ikindi kigaragaza idini n'itorero itandukaniro ryabyo, idini rigira icyo bita inzego z'ubuyobozi burenze urwego rw'itorero. buriya itorero rya Yesu Kristo ryemerewe kugira pasiteri. uri kumva? niwo rwego rwa nyuma rubaho ruruta izindi nzego zose. pasiteri apana revera pasiteri, apana nivuga ngo revera pasiteri, hera aho ngaho uzamuka ugende urebe ziriya nzego zindi ziba mu madini. bishop, apotre, bishop buriya ni abantu bagenda basobanura nabi bitewe n'inani, ariko bishop ni pasiteri. n'icyongereza gusa bishop ni pasiteri. évêque, bishop si évêque. bishop ni mu cyongereza, évêque ni mu gifaransa. évêque ni pasiteri. itandukaniro rya pasiteri usanzwe na évêque, amatitire nyine ni amatitire, ariko si n'amatitire, ni amapelation gusa. idini izagenda behereza ubundi buremere budasanzwe butabaho. hariho pasiteri utangira itorero, ndakubyumva. yamara gutangira itorero, itorero kagira ashaka gutora pasiteri biciye mu matora. hari umupasiteri utangira itorero akaba pasiteri, ariko urebeye muri qualifications cyangwa se qualification, ugasanga ntafitinze mu qualification kwa pasiteri, sibyo? yego. itorero rero rigira igihe rigira amatora ya pasiteri. pasiteri waciye mu matora wujuje kondisiyo zo kwa pasiteri niwe bita bishop mu cyongereza, ni pasiteri watowe waciye mu matora. niwe bita évêque mu gifaransa, ni pasiteri waciye mu matora. urakubyumva? ariko rero urwego babihereza mu madini ni uwundi muntu uri hejuru ya pasiteri, uri hejuru ya revera, uri hejuru yande, bakagendeza kugera iriya hejuru mu nzego zo hejuru. nawe akaba afite uwundi muntu umuri hejuru, uwo bitanga niba ari representa simbizi. representa akaba afite uwundi muntu uri hejuru, uwo bitangira ngo cardiaque simbizi. cardiaque akaba afite uwundi muntu umuri hejuru, barangiza bakagera kuri gatolika. mbese ni hierarchie, ni structure za hierarchie zitaba mu ijambo ry'Imana. ugasanga itorero ntirifite autonomy, ntirifite icyo bita ubwigenge. urakubyumva? nubwo ubona ijambo ry'Imana uko rivuga tiwo rikora, kuko nukora ibinyuranye n'ibyo umuyobozi wawe atemera, hari undi muntu ukuri hejuru ugufiteho ubushobozi, araza kubwira ngo kora iki, ibyacu ni uku niko byubakese. tumubwira ati ariko urabona pasiteri bishop, mbonye ijambo ry'Imana rivuga gutya. aho ati ijambo ry'Imana rivuga urwego rwo hejuru, ibintu urabizi wowe, ukora iki ngiki. turi muri hierarchie, uku niko structure, niko ordre ya ikanisa yacu yubakitse.
ni ukuvuga ngo niko bimeze rero. Wewe uba uri hano ufite undi muntu ukuri hejuru kuwukinga, uyu nawe afite undi muntu uri hejuru w'umukinga, uyu nawe afite undi muntu hejuru w'umukinga kugera kuri papa. Papa niwe uwangoroba amadini yose kugeza ku buryo si n'amadini ya Gikristo gusa, icyitwa iyobokamana ryose iyo riba rikaje. Turabona bavandimwe bayishyiramo representant wabo bafite kikao na papa. Turabona bariya madini yandi yose atandukanye afite imyizere itandukanye cyane, habanye n'iyo abanyamadini b'abakristo bageraho bose ugasanga bari kumwe munani. Kizigenza wabo rero ni kanisa mama Katolika. Diri dini ryose ho riba rikaje, nashaka ari ministeri abo atari kuvuga ni ministeri, ntidufite izindi nzego zikomeye cyane kuva ku rwego rwa pasteur, niba mufitemo na bishop, ministeri ifitemo bishop, ikagiramo n'abandi apotre nini. Bibiliya 10 Abefeso 4:11 harabango bamwe yabahamagaye bagira intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira abavuga butumwa, abandi bagira abarimu, abandi bagira abungeri. Uri kubyumva? Ariko umuntu uri hejuru y'abana bantu bose ni pasiteri. Abandi ni amadepartema atandukanye ya ministere seno n'ubukozi bwabo uko bakora. Uri kubyumva? Ariko itorero ritandukanye n'idini, itorero ntirifite izindi ingazi ziza kuriempoza ama ordre, riza kuribwira ngo kora gutya, wikora gutya, kora gutya, bakora uko ijambo ry'Imana rivuga. Nta yindi autorite uri hejuru kugira ngo aza kubabwira ngo ntimukore uko mukora uko. Iryo ni itandukaniro rimwe ry'idini. Irya kabiri maze iminsi ndivuga kuko ni uburyo bakora ijambo ry'Imana, umubatizo, uburyo batuye ijambo ry'Imana mu idini. Kandi ugasanga harimo politike nyinshi. Politike ndije muri politike yanswa definition ya politike ni bahwira ngo politike ni iki, bango ni art de gouverner, ni uburyo bwo kuyobora. Ariko uburyo bwo kuyobora bwa politike ubu nyine amadini, urumva ngo ne data uwo madini kubera izo nzego zitaba mu ijambo ry'Imana bagiye bishiriraho, habayeho kurengukana kutabaho. Bicara barebana y'ingo, iyi ntebe bayigize bagasumbisha izindi ntebe zose, iyi nayo bakayisumbishiriye ingana kuriya kose, bakavuga ati ntarahirika mwene nyirakanaka. Kese naje taragiye kuri theology mu Buganda, tarahirika ngo ndebe kuko muhiritse muri ntebe nicayemo, ngaye masumu, ngaye n'ibindi byo kurengukanaho, icyari Imana, icyari umwuka w'Imana, icyari umuriro w'Imana kigashira, hakazamo ikindi kintu cya photocopy. Ariko indirimbo zikaba zazindi, amasengesho akaba yayandi, imbyino zikaba zazindi. Kubyinaga nko mu rusengero ko tuzi ngo Ahabu ayifashemo na Yezebeli yazanye amadini, akazana idini rifitemo n'abayumbe bakomeye 450, bakaririmba bagasenga, bakiruka basimbuka, bakazasimbukira sayidi ngwaje mu yindi umuriro ntugaragare. Ibyo kuba ngo basirimbye, ngo basinima, ngo baraha, ngo imyenda iratabuka. Abantu zibaha nibo basirimbye, barasirimba bakaza bakitemagura, amaraso arameneka. Kuririmba, gusenga no gusoma Bibiliya si bitumye utabidini. Igihe cyose wakora ikintu kitajyanye n'ijambo ry'Imana ubu bubaye idini. Idini ni itorero ni iki rero? Itorero ni ukurikiza uko ijambo ry'Imana rivuga, uhereye ku ntangiriro y'intumwa n'abahanuzi. Itorero kundu ryavutse umunsi wa Pentekoste, ugakomeza ukaroha ugasa na Yesu. Ariko idini ni ugukomeza ugasa na sobuja, kanisa mama.
Imana iguhe umugisha reka turangirire aho ngaho tuzakomeza ubutaha. harakoze cyane umukozi w'Imana yagiye adusobanurira ibintu bigiye bitandukanye ku bijyanye n'idini n'itorero. Turatekereza yuko mwabyumvise cyane. Ikindi mwifuza mwakwandika muri comment, icyo ni ikibanza cyanyu mugikoreshe, twandikire muduhe ibitekerezo kugira ngo ejo n'ejo bundi nimba hari ikindi mwumva mwifuza yuko yaganiraho nabwo muzabigaragaza muri commentaire. Turakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umukozi w'Imana nawe Imana imuhe umugisha.